muri isi ya none isi isigaye yarabaye nk'umudugudu. Amakuru ava mu mpande zose z'isi akansanga iwanjye aho nicariye kuri telefone yanjye mu munota nko guhumbya amakuru yose nkanamashije kumenya uko isi yose ihagaze. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hari gukwirakwira inkuru imwe yonyine. Ni inkuru y'umugore wo muri Nigeria bamwita Antonia Bianoju. Uyu mugore yibarutse abana 9 nyuma y'imyaka 25 ategereje urubyaro we n'umugabo bakoze ubukwe. Nyuma y'imyaka 25 uyu mugore wo muri Nigeria Antonia Bianoju akoze ubukwe. We n'umugabo we bibarutse abana 9 nyuma yo kugerageza imyaka 25 yose bagerageza kubyara umwana ariko byaranze. Ni inkuru yasamuwe hejuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru bitandukanye cyane, abantu benshi bavuga yuko Imana ikora ibitangaza. Ibitekerezo bya benshi byagiye bigaragaza yuko Imana ikora ibitangaza koko. Nyuma yo kubona iyi nkuru nahise nibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nahise nibaza, ese ni ryari umuntu abyara impanga? Ni gute umuntu abyara impanga? Ese ni ayahe moko y'impanga abaho? Ese ni ibihe byamamare byo mu Rwanda bifite impanga? Ese ni ibihe byamamare byo mu Rwanda byorutse abana b'impanga? Ibyo nibyo byose bikuye muri iyi nkuru. Iyi nkuru tugiye gusangira uyu munsi. Reka ngubwire ngo niba utarakora subscribe, manuka ngaho kuri subscribe aho utazajya ucika inkuru nk'izi ngizi zidasanzwe utigeze ubona ahandi, kuko turi ikirango cya televiziyo zose. Ubundi umuntu abaho mu buryo bw'igitangaza, gusa bigeze ku mpanga bibindi bindi. Ubusanzwe iyo habaye imibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore, gusa umugore akaba ari mu gihe cy'uburumbuke, icyo gihe ashobora gusama. Ni ukuvuga ngo iyo habaye imibonano mpuzabitsina umugabo asohora amamiliyari y'intanga. Muri abo miliyari y'intanga haba hagomba kuvamo intanga imwe isiga izindi ntanga, ikagenda igahura n'igi rihishije ry'umugore. Iyo iyo ntanga ihuye n'igi ry'umugore, iryo gi ry'umugore rihita rifunga ku buryo nta yindi ntanga ishobora kwinjiramo. Icyo gihe nibwo haba hatangiye kubaho umuntu. Nibwo umuntu atangira kubaho kugeza mu mezi 9 abaye uruhinja, yarangiza akavuka akabaho kugeza akuze. Ubwo buryo bwose twa turimo turavuga ni uburyo havukamo umuntu umwe, gusa bigeze ku mpanga bibindi bindi. Uribaza se kugira ngo umuntu abyare impanga bisaba iki? Ubundi akenshi kubyara impanga bituruka mu miryango, bigasanga bituruka nko mu bisekuru runaka, ugasanga nko mu miryango y'iwanyu yigeze kuvukamo impanga, icyo gihe ugasanga nawe ubyaye impanga. Ibyo biba mu bisekuru bigiye bitandukanye. Gusa none kubyara impanga akenshi bituruka ku mugore. Gusa none bishobora guturuka ku mugabo, aho umugabo ashobora kuvuka afitemo utunyangingo ko kugira ngo azabyare impanga, twins genes. Icyo gihe utwo tunyangingo duhereza umwana we w'umukobwa, umwana we w'umukobwa akaruzibaruka impanga. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko impanga zivuka, tugiye kurira hamwe amoko y'impanga. Hanga duhita dusobanukirwa neza uko impanga zivuka, ese bize no kudufasha kumenya ese impanga dufite mu Rwanda zo ni ubuhe bwoko. Ubwoko bwa mbere bw'impanga tugiye kureba ni fraternal twins. Izi ni impanga zikomoka ku magi abiri atandukanye. Izi mpanga zivuka igihe habaye imibonano mpuzabitsina, umugore akarekura amagi abiri, ayo magi abiri agahita ahura n'intanga ebyiri zitandukanye. Urumva ni amagi abiri atandukanye ahura n'intanga ebyiri zitandukanye. Icyo gihe havuka abana b'impanga bakitwa impanga kuko baba barakuriye ahantu hamwe, gusa baba batandukanye. Ushobora kugira ngo ni abavandimwe kandi ari impanga, iyo barebye ubona ari abavandimwe gusa bari impanga. Ni impanga zidasa, ubona ko batandukanye. Abangaba bagize 10% ry'impanga zose zituye isi. Ubwoko bwa kabiri tugiye kurebaho ni impanga zitwa identical twins. Izi ni impanga zisa neza ku buryo no kuzitandukanya rimwe na rimwe bigorana. Izi nizo bita impanga nyampanga, zigaruriye 4% by'impanga zose zituye ku isi. Kugira ngo havuke izi mpanga haba habayeho imibonano mpuzabitsina, igi rimwe rigahura n'intanga imwe. Ndavuga igi rimwe rihishije ryavuye mu mugore rihura n'intanga imwe yavuye mu mugabo. Icyo gihe iryo gi urumva yuko riba ari rimwe, gusa rikaza kwisaturamo kabiri. Urumva haba havutsemo insoro ebyiri zikaza gukurira muri nyababyeyi imwe. Ubwo urumva ari impanga ebyiri zikurira muri nyababyeyi imwe. Iri gi rishobora kwisatura hagati y'umunsi umwe n'iminsi 13. Ubwo ngubwo nibwo haba havutse impanga. Ubu bwoko bwa kabiri bw'impanga za identical twins ni impanga ziba zisa neza, usanga zihuje ibintu byose. Ugasanga bose ni abahungu cyangwa se ugasanga bose ni abakobwa. Usanga bahuje ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo igitsina, umusatsi, ibara ry'amaso, ubwoko bw'amaraso nuko bagaragara. Iyo barebye ntabwo wabasha kubatandukanya. Nyuma yo gusobanukirwa byose twifuzaga kumenya ku mpanga, tukamenya amoko y'impanga, tukamenya uko bigenda kugira ngo havuke impanga.
ubu noneho tugiye kurera hamwe ibyamamare byo mu Rwanda bifite impanga cyangwa se abantu bazwi mu myidagaduro y'u Rwanda bafite impanga. Ku mwanya wa mbere turasanga Ange na Pamella. Ange na Pamella bamaze kumenyekana cyane mu muziki wa gakondo. Aba n'abakobwa bagezweho cyane kandi bakunzwe cyane muri iyi minsi. Ange na Pamella ni amazina bakoresha ku rubyiniro. Aba ngaba batangiye kuririmba kuva mu mashuri y'incuke, baririmbaga mu itorero ry'umuco ry'ikigo, ndetse baje gukomeza kuririmba no mu mashuri abanza, ndetse baza gukomeza ndetse na n'ubu ngubu. Amazina yabo nyakuri, umwe amwita Mureke Pamella, undi akamwita Ndayishimiye Ange. Inganzo yabo yashobotse ku myaka 12, bakunda gakondo bituma bumva nta kandi kazi bakora uretse kuririmba. Ni impano bisanzemo dore ko mu muryango wabo nta wundi muntu wigeze ukora ibi bintu nk'impano bisanze, bo babona yuko nta kindi kintu bashobora gukora uretse kuzaraga iyi mpano yabo abazabakomokaho. Ange na Pamella batangiye umuziki mu mwaka wa 2008, gusa baje gushinga ibizi mu mwaka wa 2016 bamenyanaga na Kayirebwa. Aha hari habaye amarushanwa yo gushaka abantu bazamufasha mu gitaramo agombaga gukorera mu Rwanda. Bamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane izo basubiyemo z'abahanzi gakondo. Ku mwanya wa kabiri turasanga Joe Twins. N'ujya ukurikirana ibiganiro byinshi bitambuka kuri YouTube, ntabwo waba utabazi kuko bamaze kumenyekana cyane, bakunzwe na benshi muri iyi minsi. Namwe mu bakobwa bagezweho b'impanga kuri YouTube hano mu Rwanda. Joe Twins mu gihe gito bamaze kuri YouTube bamaze gukurikirana n'abarenga 50,000 ku rubuga rwabo rwa YouTube. Aba bakobwa barakunzwe cyane muri iyi minsi, bakaba bakora ibiganiro bigiye bitandukanye banyuze ku miyoboro wabo wa YouTube. Umwe yitwa Mpinganzima Joseline, undi akitwa Ngwino Ndebe Josette. Aba ni impanga, bakaba baravutse ku itariki 14 Ukuboza mu mwaka wa 1996. Bavuka mu muryango w'abana 9, bakari bo banyuma n'abahererezi ba bucura. Mpinganzima na Ngwino Ndebe ntago bazwi kuri YouTube gusa, dore ko none ari ababyinnyi gakondo, bakaba babyina mu itorero Nyamibwa. Iri torero Nyamibwa ryatangiye mu mwaka wa 1998, ritangizwa n'abanyeshuri babaga muri Arije ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, rifite intego yo kwimakaza umuco nyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Linda. Linda ni umukinnyi wa filime uzwi cyane muri filime zigiye zitandukanye, gusa akaba azwi muri filime Umuturanyi, ari nayo yamamayeho ku izina Linda, kandi naryo abantu benshi bamwita uyu munsi. Amazina ye bwite bamwita Kayitesi Alice, akaba afite impanga ye yitwa Aline. Aba bakobwa bombi bavutse ku itariki 9 Nyakanga mwaka wa 1996. Nabo ni izindi mpanga dufite mu byamamare byo mu Rwanda. Ku mwanya wa kane turasanga Tajino. Tajino ni umukinnyi wa filime wamaye cyane muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, akaba azwi cyane muri filime Inzozi, abakinamo yitwa Tajino. Akaba naryo zina abantu benshi bamuziho kugeza uyu munsi, abantu benshi bamuzi ku izina rya Tajino. Amazina ye nyakuri ni Barushimana Eri, akaba afite impanga ye yitwa Dushime Elize, akaba ari umuhanga mu bijyanye no gutegura amakawa ndetse no kuyasogongera. Ku mwanya wa gatanu w'impanga dufite hano mu Rwanda turasanga ababyeyi. Ababyeyi none abakinnyi wa filime, akaba bazwi cyane muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, zirimo niyo bita Muzehe Keve. Aba ngaba ni ababyeyi b'impanga, bakaba bahuje byinshi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwe bamwita Kakuze Cecile Sauda, undi bakamwita Kanakuze Marisiana Halima. Aya ni amazina yabo bwite, gusa bafite andi mazina menshi agiye atandukanye, bagiye bakoresha amafilime yabo agiye atandukanye. Nyuma yo kureba hamwe ibyamamare byo mu Rwanda cyangwa se abazwi imyidagaduro y'u Rwanda bafite impanga, tugiye kureba hamwe ibyamamare byo mu Rwanda cyangwa se abazwi imyidagaduro yo mu Rwanda bibarutse impanga. Aba ngaba bo ntago bari bafite impanga, gusa baje kubyara abana, babyara abana b'impanga. Ku mwanya wa mbere ibyamamare byo mu Rwanda bibarutse impanga turasanga umuraperi Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman. Riderman n'umufasha we Miss Agasaro Nadia bibarutse impanga ku itariki 14 Kamena mwaka wa 2021. Bibaruka impanga z'abana b'abakobwa. Umukuru bamwise Kanda Gatsinzi Manel, naho umuto bamwita Landa Gatsinzi Mayel. Riderman n'umufasha we ubu ngubu bafite abana 3. Hakarimo umwe w'umuhungu mukuru bita Rusangiza Eritad, uyu nguyu yavutse mu mwaka wa 2015 mu Ukuboza. N'abangaba babiri b'impanga bavutse ku itariki 14 Kamena mu mwaka wa 2021. Ku mwanya wa kabiri w'ibyamamare byo mu Rwanda byorotse abana b'impanga turasanga Haruna Niyonzima. Uyu ni kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi, akwana kinye n'amakipe agiye atandukanye arimo Yanga n'andi makipe menshi agiye atandukanye. Haruna Niyonzima n'umufasha w'Ineza Konsole bafitanye abana 3. Akaba harimo umwana umwe w'umuhungu witwa Ramzi, akaba ariwe mukuru, ndetse hakaza n'impanga 2 z'abana b'abakobwa zavutse ku itariki 17 Mata mu mwaka wa 2015. Ku mwanya wa gatatu w'ibyamamare byo mu Rwanda byorotse impanga turasanga Ketchup.
Ketchup ni umukinnyi wa filime wamamaye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa aza kwamamara ku izina rya Ketchup ariryo akina yitwa muri filime y'uruhererekane y'abamenya. Amazina ye nyakuri Mukayizere Jarianeri. Ketchup nawe ni umwe mu byamamare byo mu Rwanda bifite abana b'impanga, dore ko Ketchup afite umwihariko. Abandi bose twagiye tuvuga yuko bafite babiri ndetse n'abafite impanga twagiye dusanga ari ebyiri, ariko Ketchup afite agahigo yuko yabyaye abana 3 b'impanga icyarimwe. Ku itariki 22 Nyakanga mu mwaka wa 2022 nibwo Ketchup yakoze ubukwe na Mutabazi Jean-Luc bari bamaze imyaka 10 bakundana. Nyuma yaho ku itariki 14 Mata mu mwaka wa 2023 abo bombi baje kwibaruka abana 3 b'impanga, barimo 2 b'abahungu ndetse n'umwe w'umukobwa. Iyi ngiyi ni inkuru yakwirakwiye ku mbuga ahantu hose, abantu batunguye bibaza uburyo ki Ketchup yabyaye abana 3 b'impanga, kandi we cyamamare cyo mu Rwanda cyatunganye kikabaruka abana 3 mu gihe abandi bose twagiye tubona ko ari 2, Ketchup afite 3. Yasubize bibaza ati ese kugira ngo noneho umuntu abyara abana 3 ho bigenda bite? Ibyo nabyo tuzabigarukaho ubutaha. Niba wifuza ko ubutaha tuzakomereza aho ngaho, tubwiye muri comment ubutaha tuzaze duhite dukomerezaho. Wakoze kwa natwe ku Kirango TV. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe ntuzajye ucikwa na video nk'izi ngizi tuzajya dukora umunsi ku wundi. Wakoze kwana natwe naho utaha.